Guys, mbanze kubasuhuza haba aho muherereye ku isi hose, ndabasha no gushimira wowe uba ubashije gufata umwanya ugaha ino video kuri iyi channel yacu. Ni Plana nk'ibisanzwe, aho izajya ikugeza ku bintu by'ubumenyi bijyanye na telefone, icyo ari cyo cyose ikibazo wagira ndetse n'ibibazo byose bya telefone igikunda kugira. Uyu munsi rero akantu nabateguriye ni uburyo wakongera capacity ya storage ya telefone yawe mu gihe telefone yawe bari kukwereka ngo yuzuye kandi uheruka gusiba. Ibyo bintu bijya bikunda kubaho cyane, ugasanga urasibye hanyuma nta n'ikintu usizeho, hanyuma mu kandi kanya wajya gushyiraho ibintu ugasanga biri kwanga. Ibyo biterwa n'iki rero? Tudatinze rero, icyo usabwa ni ugukora subscribe, like, comment kugira ngo ibindi biganiro bitazajya bigucika, dore ko ino channel izajya icaho n'ibindi biganiro bikwigisha uburyo wakorera amafaranga online kandi ndetse crypto mining za Telegram bitagusabye gushora. Tudatinze rero, uraza urebe muri setting uyikoreho, utegereze, ubwo nurangiza urahita uze storage yawe yikandeho, utegereze mwihangane. Urabona phone gutyo, ubu ngubu tuvugane device ya storage iri kuri 97, memory iri kuri 74. Hahandi rero ukoze, ubwo uraza, aho uraza ugahitamo, urahita uhitamo kuri device storage aba ariho ukanda, utegereze, mwihangane, sorry. Ubwo nk'ibisanzwe urahita ukora sorry gato, uraza uhita ukora hano kuri device storage, utegereze, nurangiza ubwo urategereza akanya gatoya, nurangiza uraza guhita ukora hano kuri app, utegereze birodinge gatoya. Nibimara kurodinga, noneho ikintu cyitonderwa, urabona hano bahise bakuzanira app ndetse na mega zazo zigiye zifite gutya. Icyitonderwa rero muri ubu buryo, ibintu tugiye kugenda dukora, uraza wenda ufate nk'iyi app ifite, urabona TikTok ifite jiga 1.51. ese koko iyi app waba warayidownloadinze cyangwa se warayifashe ifite ibi byose? Wapi, ibi bindi byose n'ibindi bigenda biza, ahubwo biba bitagufitiye umumaro. Uraza nk'uko bisanzwe ukore kuri iyi TikTok, ukoreho, urahita ubanza uze ukore kuri clear cache, utegereze, wihangane. Nusoza uze nangaha kuri clear data, ukore kuri OK, bigiye kugabanuka, murahita mubibona hano hejuru. Nk'ibisanzwe mutegereze, biri kuba ko nk'ibisanzwe urabona zisigara ari 247. Nk'ibisanzwe urahita ugaruka inyuma, urabona TikTok yari ifite gigabyte 1, wibuke dore ifite 247. Gusa icyitonderwa ukwiye kugira, niyo mpamvu nakwifuriza ko iyi video irangiza kugira ngo hatazagira ibikugaruka. WhatsApp nka gutya, niba usanzwe ukoresha WhatsApp, nuza kubikora kuri WhatsApp message zose uraza kongera utangire WhatsApp bundi bushyashya. Ubwo WhatsApp nushaka uraza kuyitaruka uyihorere. Ubwo ngubwo urahita uza buri app zose ugenda uzikora, wenda nk'iyi ngiyi Bitget nayo reka tubikore. Iyo ndabona ikoreye clear cache, uraza kuri clear data, utegereze urebe ko zigabanuka, urabona zibaye 160. Noneho kugira ngo video itaba ndende, buri app zose hano uzajya ugenda ubikora gutya. Ni ibintu byoroshye.